turagira ngo tubwire amazina yanyu n'icyo mushinzwe. Nitwa Habarugira Venant, ndi umuyobozi w'ishami rishinzwe amabarura mu kigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare. Muri uno mwaka hari igikorwa gikuru kijyanye n'ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire. Ese iki gikorwa kimaze iki, ubundi bigeze hehe? Ubundi ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire ni igikorwa gikorwa mu gukusanya amakuru areba abaturarwanda bose bari mu gihugu. Tubarura abaturarwanda bose urugo ku rundi, umuntu ku wundi, tukamenya umubare wabo. Nicyo kibanze ni ukumenya umubare w'abaturage b'igihugu, kandi umwihariko w'ibarura ni uko tugera ku rwego rwo hasi ari rwo umudugudu. Ni ukuvuga tuba dufite ishusho y'umubare w'abaturage kuva ku rwego rwo hasi rushoboka ari rwo mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu. Ikindi ni ukureba uko babayeho. Tureba yenda amashuri bize, tukareba imirimo, tukareba ibigendanye n'uburumbuke, abitaba Imana, kwimuka, ibyo twita migration. Ibyo bituma tubona ubwiyongere mu rusange rw'abaturage. Ibyo binadufasha gukora icyo twita projections, ni ukuvuga uko ibarura rirangiye, kubera ko leta buri mwaka dukora imibare, twerekana ingano y'abaturage bazaba batuye igihugu mu myaka itandukanye, mu gihe cy'imyaka 20 mbere y'uko irindi barura riba. Ikindi navuga yenda ku kamaro k'ibarura ni uko ari ryo ry'infominga polisi z'igihugu, kugira ngo igenamigambi rigendere ku mibare ifatika. Ni byiza ko habaho ibarura, kuko igenamigambi rigenewe umuturage. Niyo mpamvu rero kumenya umubare w'abaturage ari ingenzi, kugira ngo za nzego z'ibanze, uturere, tubashe gukora igenamigambi rihuye n'umubare w'abaturage bafite ku buso bwabo. Ikindi navuga kiva mu ibarura ni uko hatariho ibarura ubu hari ibyo twita andi mabarura matoya, surveys, ntabwo bishobora kuba, kubera ko ibarura ni ryo ryonyine ritanga urutonde rugenderwaho mu yandi mabarura, ari byo twita sampling frame. Ni urutonde rw'ingo zose zitoranywa n'izindi zihagarara izindi mu mabarura matoya akorerwa ku bantu bakeya, ariko ibivuyemo bikajyanwa ku baturage muri rusange. Ni ukuvuga rero ko hatabayeho ibarura, ntago ayo masave yandi yaba ayo mabarura matoya ntiyabona basis ya sampling frame twifashisha mu mabarura. Ikindi navuga cy'ingenzi ibarura ritanga, ryerekana imibereho rusange y'abaturarwanda, ariko rikerekana n'ibyiciro byihariye by'abaturarwanda uburyo babayeho. Navuga yenda urubyiruko, abagore, abana, bari mu myaka ya bukuru, bari mu za bukuru, kimwe n'abafite ubumuga. Ibyo byiciro bitandukanye rero mu ibarura ry'abaturage niho tubona imibereho rusange yabo, bifasha muri gahunda zitandukanye z'igihugu zigamije kuzamura ibyo byiciro by'abaturage. Ikindi kintu navuga cy'ingenzi kiva mu ibarura, hari ukureba uko ibipimo by'ubukene bihagaze, tugendeye ku byo abaturage uburyo babayeho, ibyo batunze, inzu batuyemo zimeze gute, amazi banywa ameze gute, ibyerekeranye n'isuku bimeze bite. Ibyo byose rero bifasha kwerekana urwego rw'ubukene uko ruhagaze mu gihugu, cyane cyane, kandi tukagera ku rwego rwo hasi, kuko tuba twafashe imibare igera ku rwego rwo hasi rushoboka, kandi buri munyarwanda wese yabaruwe. Rero ubu ngubu rigeze hehe iri barura rusange rigiye kuba muri uku kwezi kwa munani? Ibarura rusange nubwo riteganyijwe mu kwezi kwa munani 2022, ni igikorwa kinini gisaba imyiteguro myinshi. Ni ukuvuga twatangiye kuritegura muri 2019, aho twatangiye dutegura ingengo y'imari izagenda kwibarura, uko ibikorwa bizakorwa. Ibyo byose ni igikorwa cyarangiranye n'umwaka mu kwa gatandatu 2020, ariho dufite ishusho rusange y'uko ibarura rizaba rimeze. Igikorwa rero gikurikiraho ni ugukora udupande tw'ibarura, ari two dushingirwaho mu gukora amakarita azakoreshwa mu ibarura.
ni igikorwa cyakozwaho twazungurukaga buri mudugudu wose imbibi zawo tukareba n'inzu zirimo mu mudugudu. Ibyo bifasha muri kwa gutegura ibarura nyirizina. Ikindi gikorwa cyakurikiyeho yenda nsubiye inyuma ibarura dukomeze nta kibazo ndabyeditinga. Igikorwa cyo gukora amakarita ni igikorwa cyakozwe guhera mu kwa 10/2020 kugera mu kwezi kwa 7/2021. Ni igikorwa kiba ari kinini bitewe n'uko tugera kuri mudugudu wose tukawuzunguruka tugakora amamapu y'igihugu cyose duhereye ku rwego rutoya ari rwo mudugudu. Ikindi gikorwa cyakozwe ni ibarura mbonera. Ni ukuvuga mbere y'uko tujya mu ibarura nibura umwaka umwe mbere y'uko tujya mu ibarura nyirizina dukora ibarura mbonera kugira ngo tugerageze ari ibikoresho tuzakoresha mu ibarura nyirizina ariko no kugerageza uburyo twatekereje ibyo nakwita methodology, uburyo twatekereje ibarura rizakorwa. Ibyo rero ni igikorwa twakoze mu kwezi kwa 9/2021 bitewe n'uko mu kwa 8 cyari igihe cya covid ariko twarikoze mu kwezi kwa 9 nibwo twakoze pilot tugaragariza ishusho y'uko dutekereza ibarura ibikoresho tuzakoresha ari byo yenda mw'iki gihe turi gushyira mu bikorwa kugira ngo turusheho kunoza neza imyiteguro y'ibarura nyirizina rizaba mu kwa 8/2022. Igikorwa turimo ubu ngubu ni ibikorwa byose biganisha ku ibarura nyirizina. Icya mbere yenda turi gukora mu kwezi kwa mbere ni igikorwa cyo gushaka abakarani b'ibarura bazakora ibarura mu gihugu cyose bagera mu 2028 aho duteganya gukoresha abarimu mu mashuri abanza mu gihugu hose kugira ngo bazakore mu mudugudu batuyemo cyangwa uwo begereye kuko nibyo byoroshya akazi iyo umuntu akora ahantu azi kandi aturiye cyangwa atuye. Iki gikorwa rero kirarangira n'ukwezi kwa mbere aho turi kujonjora abakarani b'ibarura bapurayinze bakoresha ikoranabuhanga bagera ku 62 ariko tugomba kujonjora tugasigaramo nibura 28 bazakora ibarura nyirizina. Ni igikorwa rero kirimo kizakurikirwa n'igikorwa cyo gukangurira abaturage kugira uruhare mu ibarura kubera ko hatarimo uruhare rw'umuturage ibarura ntiryakunda. Aho ngaho tutaraharenga uruhare rw'umuturage ni uruhe, arasabwa iki? Umuturage icya mbere asabwa no kubanza kumva akamaro k'ibarura ku muturage wese kuko rifasha mu igenamigambi ry'igihugu. Ikindi rero yamara kumva akamaro k'ibarura ikindi asabwa ni ukuzagira uruhare mu iri barura atanga amakuru nyayo kandi yakira abakarani b'ibarura abasubiza ibibazo bazamubaza kugira ngo igihugu kimenye ishusho rusange y'umuturarwanda aho igeze uko ihagaze turebye bya byiciro byose bizava mu iri barura turi gutegura. Cyane cyane ku ruhare rw'abaturage rimwe na rimwe hari igihe batinya gutanga amakuru bavuga ngo aya makuru yacu ashobora kuzakoreshwa mu buryo mwabonye ibyiciro by'ubudehe uburyo byagenze aho muramara impungenge abaturage gute? Amabarura dukora kimwe n'iri barura rusange ry'abaturage ntago dutangaza amakuru ya buri wese ya buri muntu. Tugaragaza ishusho rusange y'igihugu tukerekana yenda muri bya byiciro bitandukanye ko abaturage bahagaze muri rusange ariko atari kuvuga runaka. Ni ukuvuga principe ya mbere ni uko tugira ibanga amakuru twahawe n'umuturage. Ibyo bidufasha kugaragaza ishusho rusange y'igihugu ariko tutagaragaje amakuru y'umuturage ari individuel. Aha rero yenda icyo twasaba abaturage ni ukumva ko ibarurishamibare rigendereye icy'amakuru ava mu mabarura yaba mato n'iri rinini tugiye gukora ni ugufasha gahunda z'igihugu z'iterambere kandi ryarindi rigera ku muturage. Kumva rero ko bimufitiye akamaro ko ari we wibanze mu gutanga ayo makuru ni ingenzi cyane kandi twakuraho n'izo mpungenge z'uko yenda amakuru yacu akoreshwa mu bindi bintu. N'ababikora yenda n'inzego za leta ni byiza gutanga amakuru aho tuyasabwa ni n'uburenganzira, ni obligation gutanga amakuru dusabwa
kandi byaba ibyiciro by'ubudehe babikora mu nyungu z'umuturage, n'ahandi hose mu nzego za leta zikenera amakuru abaturage basabwa kuyatanga, kubera ko abazagarukira umuturage kuko ariwe bifitiye akamaro. Mwagarutse ku kintu kijyanye n'ingengo y'imari. Ingengo y'imari okay. Noneho nanone muravuga ngo ubu ngubu ibikorwa byose byinshi byararangiye. Iki gikorwa kigiye guhurana n'uko turi guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Byo muzabikora mute ese ku bijyanye n'ikoranabuhanga byo bihagaze bite? Umwihariko w'iri barura tuzakoresha ikoranabuhanga risimbura impapuro zasanzwe zikoresha mu gukusanya amakuru, aho tuzakoresha smartphone mu gukusanya amakuru akihuta, kandi yenda bikadufasha kugira ngo dutange imibare hakiri kare itangira no gukoreshwa. Nahoze nkubwira yenda ku ngengabihe, icyo nakubwira ni uko nyuma yo gukora ibarura mu kwa munani uyu mwaka 2022, duteganya gushyira hanze imibare y'abaturage nibura mu kwa 12 2022, kugira ngo imibare itangire gukoreshwa, naho raporo ziri detaye zifite amakuru yose zikazajya hanze mu kwa 12 2023. Zizaba zose zagiye hanze, ni raporo zigera kuri 20 zizaba zifasha secteurs zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu. Ku kigendanye rero ni ikoranabuhanga, navuga ko niryo rizatuma iyo ntego twihaye yo gutanga imibare kare ikunda, kandi imibare igakoresherezwa ku gihe. Iyo ugereranyije se n'ibarura rusange ryashize n'iri ngiri, uko kwihutisha gutanga imibare kare bitandukaniye? Ni ukuvuga mbere iyo twakoreshaga impapuro, amakuru yazaga hano ku kigo cy'ibarurishamibare, tukagira umwanya nk'amezi 6 yo kwinjiza amakuru ari ku mpapuro muri mudasobwa, bigatwara n'ikindi gihe cyo gutunganya amakuru mu buryo bwa gihanga kugira ngo avemo imibare itangazwa. Byafataga rero igihe kirekire, ku buryo nk'ubu twihaye gutanga imibare y'ibanze nyuma y'amezi 2-3, ku buryo mu kwa 12 tuzaba twatanze imibare. Ntabwo byashobokaga mu gihe cy'impapuro, kuko nk'uko mbikubwiye twafataga nk'amezi 6 yo kwinjiza amakuru muri mudasobwa, no kuyasesengura rero bigafata igihe, kubera amakuru yakuwe ku mpapuro ashyirwa muri mudasobwa, hari aho musubira inyuma mugasubira mu mpapuro bitewe n'aho muri kubona yenda mukeneye kongera kureba niba ari byo koko. Aha rero kubera amakuru azajya ava ku muturage ahita agera ku kigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare, biduha umwanya mwiza wo gutegura imibare y'ibanze mu gihe gito gishoboka, bitandukanye n'uko byaba bisanzwe. No mu gusesengura amakuru za raporo zigera kuri 20 zizava mu ibarura, byatwaraga nk'imyaka 2-3, ariko ubu ngubu tufite intego y'uko mu mwaka umwe imibare yose ikenewe izaba yagiye hanze igatangira gukoreshwa. Mwakoze cyane. Cyetse niba hari ikindi mwakongeraho cyane nk'ubutumwa? Ubutumwa twatanga kugira ngo umuturage azagire uruhare mw'iri barura, hari inzego zitandukanye twatangiye gufatanya, tunashimira kandi bazanadufasha kugira ngo ibarura buri muturage yumva akamaro k'ibarura kandi agira uruhare mw'iri barura. Izo nzego dukorana ni inzego z'ibanze, cyane cyane uhereye ku karere, umurenge, umudugudu no kugera ku isibo. Abandi bantu dukeneye ubufatanye ni imiryango itera inkunga, kubera ko ibarura ni igikorwa nyine gisaba ubushobozi. Abandi bantu tugomba gufatanya cyane cyane mu kubwira umuturage uruhare rwe ni societe civile, nayo igomba kugira uruhare mw'iri barura, cyane cyane aha ndavuga amadini, kubera ko bagera ku bantu benshi, nabo twumva n'abantu bazadufasha kugira ngo message y'ibarura igere ku muturage wese, kandi buri muturage azagiremo uruhare, tuzabarure abaturarwanda nta n'umwe usigaye.
ubwo itariki iteganyijwe ni ryari? duteganya gukora igikorwa nyirizina cy'ibarura hagati y'itariki ya 16 kugera 30 z'ukwa munani 2022, ariko hari ibindi bikorwa biribanziriza nk'uko nabivuze kugira ngo umuturage azagiremo uruhare, harimo gukangurira abaturage kugiramo uruhare. Ni igikorwa twatangiye ariko kigikomeza kugera igihe tuzakora ibarura nyirizina. Murakoze cyane. Murakoze.